Yes, reka nkusuhuze nizera ko rero ukomeje kumererwa neza, nizera ko kandi urushaho kugenda uhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fafi TV Rwanda, ngira ngo maze kubimenyera ko buri munsi tugenda tugerageza gusangizanya amakuru, ariko cyane cyane amakuru ya Pi Network cyangwa se cryptocurrency ya Pi Coin. Ngira ngo ni kimwe mu bintu tugenda dusangizanya ariko buri munsi. So uyu munsi rero mu nyemerero tuze kuganira kuri GCV, igiciro cyagenwe na community cyangwa se abantu ba mining Pi, aribo batwebwe bamwebwe n'abandi bantu badafite andi matitre cyangwa se andi ma rank ari hejuru, ahubwo ba mining Pi nkuko Dr. Nicholas yari yarabitangaje ko igiciro cya Pi kizagenwa n'abantu bayimayininga. So bikaba bisa naho byamaze kugera ku kigero cya 80% ko GCV ikunda. Ubwo nimvuga GCV uze kumva igiciro kingana n'amadolari 314 n'amafaranga 159 ariko by'amadolari. Ubushize mu manyarwanda ni hafi 350,000 kuri 1 Pi cyangwa se Pi imwe. Impamvu nahisemo kubivuga nuko uyu munsi nahoze mbona uwitwa Doris Yin, ni umwe mu bantu bafite izina rinini cyane ko ari nawe usa naho wamenyekanisha igiciro, byamutwaye imbaraga ariko arabiharanira kandi abigeraho amenyekanisha iki giciro. Ngira ngo ni umushinwakazi ariko ibera hariya muri Amerika ndetse unafite ibintu byinshi yakoze. So yabanje impamvu nahisemo kubivuga, yashimiye Pi community ya Indonesia ariko cyane cyane aba ambassadors ba GCV. Byatewe nuko witwa numwe mu donc hari buryo bo bari gukora 75%. Ngira ngo mu Rwanda murabizi ko twagezweho na request cyangwa se hari abantu badusabye ko twatanga amapayi. Ngira ngo n'uyu munsi bishobora kuba bikunda ko watanga Pi kuri 50%, akaba ari GCV, ku andi 50% akaba ari fiat money. Noneho hano muri Indonesia ho batanze ibicuruzwa kuri 75%. Kuvuga ngo niba ufite ikintu ushaka kugura gihagaze miliyoni, uratanga 750 biri muri GCV. Ubwo niba biri muri GCV byumvikana neza ko ibyo bihumbi ni ibice bya Pi imwe, ntago byagira na Pi byibuze, nta nubwo byagira na 0.5. ni ibice bya bindi biri hasi cyane, byangora kubibara kugeza maginga ya. So rero muri Indonesia babaye nkaho bagerageza gukora iyi GCV, batanga ibicuruzwa kuri 75% akaba ari Pi, hanyuma 25% akaba ari GCV. Ubwo byumvikana ko ufite ushaka ikintu cya miliyoni wakishyura 750 kuri Pi GCV, hanyuma 250 akaba ari cash, amafaranga asanzwe. Byumvikana ko ni favor, ni n'ikintu kitwereka ko byanga bikunda bigomba kuzakunda nibigera ku iherezo Pi, kubera ko ibi bikorwa dukora, ibi bintu byose bikorwa, ibi byose ni ukubika historique, ntago ari impfabusa. Ngira ngo no mu Rwanda byaraje, harimo abatabyumvise neza bavuze ati oya kubera iki batemera 70% ariko ndabibutsa ko Pi nagira fungura kugeza maginga gusa ni vuba ahangaha. Ngira ngo nigeze kubabwira ko igiye launching boro ya mbere, igisa n'igerageza pre-launch izatangira ejo mu kwa 9. So barashaka rero ko byibuze uko tugenda duha, nababwiye ukuntu igiciro cy'ama cryptocurrency kigenwa. Ntago ubyuka mu gizondo ngo uvuge ngo nshizeho igiciro ni GCV cyangwa se 314 by'amadolari. Oya, ntago ari uko bimera, ahubwo nuko system uyitoza igiciro, hanyuma yo ikagenda uko ugenda ugihahiramo ikagenda isa naho igifata. Ari nayo mpamvu wabonye abantu bagurishije amapayi
core team avuze ko abo bantu byanga bikunda bagomba kuzagerwaho n'ibihano kubera ko barayitesha agaciro, baratuma system idafata GCV neza. Usibye n'ibyo ngibyo nanone black markets ziri mu bintu bituma currency zigwa. So nibavuga rero ko ngira ngo hari abantu maze iminsi mbona avuga ati oyange mbonyemo amadolari 5,000 nayigurisha, ntago donc wowe wenda urabifata ukumva ko ari amafaranga menshi, ariko Pi community bite n'ukuntu baruhiye igiciro, abantu bamayininze cyane murabizi, abantu barwaniye kuri Pi cyane barabizi kundusha. Byumvikana ko wowe wenda ubibara ukumva ko ni amafaranga, of course ndaba mbonye amafaranga miliyoni hafi 5 cyangwa se 6, reka nzigurisha, ariko nanone urimo uratuma system itabasha kurikodinga GCV, urimo uratuma imbaraga zashyizwemo mu gushira GCV muri system zigabanuka. So biba byiza rero, babyiza iyo niduhaha tujye duhahira kuri GCV mu gihe wenda hari opportunity runaka ije, wenda akaba hari, ngira ngo hari ama market menshi yifuje gutanga ibicuruzwa ariko atagendera kuri GCV. Murabizi neza ko ayo market yabaye nkaho akumirirwa gukorana na Pi community. Hari ama market menshi yifuzaga gutanga ibyo bicuruzwa ariko biranga kubera ko batubahirizaga GCV. So uyu munsi rero ni tuvuga GCV kubera ko ntago ngira ngo nkunda abantu dukunda gusomera hamwe kira gitabo cya iranyandiko ya white paper. Murabizi mu ntangiriro bakunda kugeranya Pi na Bitcoin. Bivuze ko byanga bikunda Pi ntishobora kuza munsi ya Bitcoin. Rero nta kindi gishobora gutuma Pi iba super power, iba global, ikoreshwa ku isi yose kitari GCV. Akaba ariyo mpamvu rero buri muntu mushishikariza, buri muntu nyumva mushishikariza musaba gukoresha GCV kubera ko GCV izazana ikintu gisa naho ari ivugurura mu ma coins muri cryptocurrency, izazana ikintu gisa na super power muri cryptocurrency. So ngira ngo rero ni byinshi cyane bigenda bikorwa, cyane cyane mu gushyigikira Pi network na Pi coins, ndetse no gushyigikira GCV. So iyi ni Fafi TV Rwanda rero kuri ukigera hano bwa mbere, nyaboneka ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi, dusangizanya amakuru abajyanye na Pi network, amakuru kandi ubutasanga handi. Iyi ni Fafi TV Rwanda, ciao ciao.